Okay, muraho neza mwese. Mbanje kubasuhuza mbashimira kuba tugiye kubana muri iki kiganiro. Ikiganiro tugiye kuganira ni ingenzi ku ushaka kumenya amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane ku miyoborere yo mu gihe cyo hambere, ku miyoborere yo mu gihe cyo hambere, mbere y'ubukoloni. U Rwanda rwacu ruza hano ku isi rwayobowe n'abami. U Rwanda rwacu mubona rwayobowe n'abami. Burya rero abami nibo bahanze u Rwanda mubona. Uwahanze u Rwanda ngira ngo turaza kubageraho. Abo bami rero bayoboraga u Rwanda, nibo bitaga abanyiginya. Umuryango w'abanyiginya ngira ngo murabyumva. Ni ubwoko bw'abanyiginya. Nibwo ubwami bw'abami bumaze kuvaho, hakurikira repubulika, ari nayo iriho uyu munsi. Iyo mvuga aya mateka y'igihugu cyacu, mba nifuza ko agera kuri benshi, ndetse benshi mukarushaho kuyumva ndetse no kuyakoraho ubushakashatsi. U Rwanda rwayobowe n'abami benshi bagera muri 14. Abo bami bayoboye u Rwanda bakomokaga mu muryango w'abanyiginya. Abo bami 14 rero bayoboye u Rwanda. Reka mbanze mbababwire kugira ngo tujyanirane uko bagiye batondekana, uko bagiye bakurikirana kugeza ku wa nyuma. Umwami wa mbere wahanze u Rwanda benshi mukunze kwita Gihanga Ngoma Ijana. Niwe mwami wahanze u Rwanda mbere na mbere. Uwo mwami rero Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda, umwami wa kabiri wayoboye u Rwanda yitwaga Kigeli Mukobanya. Uwo niwe mwami wa kabiri wayoboye u Rwanda.
umwami wa gatatu wayoboye u Rwanda ni Mibambwe Sekarongoro bakundaga kwita Mutabazi. Uwo niwe mwami wa gatatu wayoboye u Rwanda. Tugeze ku mwami wa kane wayoboye u Rwanda. Umwami wa kane wayoboye u Rwanda ni Yuhi wa kabiri Gahima. Uwo niwe mwami wa kane wayoboye u Rwanda. Umwami wa gatanu wayoboye u Rwanda ni Kigeli wa kabiri. Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Uwo niwe mwami wa gatanu wayoboye u Rwanda. Umwami wa gatandatu wayoboye u Rwanda ni Mibambwe Sekarongoro. Uwo niwe mwami wa gatandatu wayoboye u Rwanda. Umwami wa karindwi wayoboye u Rwanda ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Uwo niwe mwami wa karindwi wayoboye u Rwanda. Umwami wa munani wayoboye u Rwanda ni Kirima wa kabiri Rujugira. Uwo niwe mwami wa munani wayoboye u Rwanda. Umwami wa cyenda wayoboye u Rwanda ni Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Uwo niwe mwami wa cyenda wayoboye u Rwanda rwacu. Ni Mutara wa kabiri Rwogera. Uwo niwe mwami wa cumi wayoboye u Rwanda rwacu. Umwami wa cumi na rimwe wayoboye u Rwanda ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Umwami wa cumi na kabiri wayoboye u Rwanda ni Yuhi wa gatanu Musinga. Uwo niwe mwami wa cumi na kabiri wayoboye u Rwanda. Umwami wa cumi na gatatu wayoboye u Rwanda ari nawe benshi bazi, njya numva banamwita amazina, bita abana babo amazina y'uwo mwami, ariwe numva abantu benshi bakunze kuvuga. Ni Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uwo nawe ni umwami wayoboye u Rwanda. Umwami wa cumi na kane wayoboye u Rwanda ari nawe wa nyuma mu bami bayoboye u Rwanda. Nyuma hagakurikira Repubulika ari nayo turimo uyu munsi. Umwami wa cumi na kane ni Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uwo niwe mwami wa nyuma wayoboye u Rwanda. Nyuma hakaza kuza ingoma yindi ya Repubulika. Nyuma hakaza Repubulika ariyo turimo uyu munsi, ngira ngo ibyo murabizi. Murakoze cyane abantu twiganye amateka. Mugire umunsi mwiza.